بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ashimwe kandi asingizwe Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare ku wasozereje intumwa n'abahanuzi n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abakurikiye inzira y'igororotse n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi wa nyuma. Nshuti bavandimwe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mwanya tuganira amwe mu masomo adufitiye akamaro mu dini yacu, turacyari mu izungura, tugiye kurebera hamwe mirathul mar'a, tugiye kurebera hamwe izungura ry'umugore. Mwashaka kwibaza kubera iki abantu bahisemo gushyiraho izungura ry'umugore nk'isomo ubwaryo, nuko iki gice aricyo gice kikunda kugirwamo impaka kenshi na kenshi n'abantu kubyumva bikabanza kugira gute, bikabanza kubagora n'ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko, ugasanga bamwe rirabananira cyangwa se bamwe baritera umugongo ku bushake. أكرم الإسلام المرأة وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي. الله سبحانه وتعالى yahaye umugore agaciro, ndetse Islamu nyuma yo guha umugore agaciro inagenera n'umugore ibijyanye na mirath mu izungura bijyanye n'ibyo we akeneye cyangwa se bijyanye n'imiterere y'uko amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala amusaba cyangwa amutegeka. Turaza kubireba. فتارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة الأم والأخوات الأم إذا اجتمعوا يرثون بالسوية. haraho dusanga umugabo n'umugore mwizungura bazungura ibingana ntaho bitandukaniye, nko mwizungura ry'abavandimwe banyakwigendera bahuje nyina, ikhwatul wal akhawat, iyo abangabo bahuye, umuntu afite abavandimwe be bahuje nyina, abakobwa n'abahungu bose bazungura mu buryo bungana, bazungura bitasawi mu buryo bungana. وتارة يكون نصيبها مثله, hari n'igihe usanga abona igeno ringana neza n'igeno ry'umugabo, أو أقل منه, cyangwa se rikaba ari rito cyane ku igeno ry'umugabo, kama fil mal ab, nk'igihe umugabo n'umugore, ubwo ndavuga se na nyina banyakwigendera bazungura, in kana ma'ahuma awlad dhukuran au dhukuran wa inatha, igihe bazungura abana babo bafite abana b'abakobwa n'abana b'abahungu. Umugabo n'umugore iyo bazungura umwana wabo witabye Imana, uwo mwana afite abana b'abahungu, uwo mwana wabo afite abana b'abahungu aribo buzukuru nyine babo babyeyi, cyangwa se afite abahungu n'abakobwa, ahangaha umugabo n'umugore bazungura bingana. Iyo bagiye kuzungura abana babo bazungura bingana. fal abu sudus, ise wanyakwigendera afata 1/6, wal sudus, na nyina wanyakwigendera agafata 1/6. hano bose baba bagize gute, baba banganyije. wa in kana mahuma awladu inath fal sudus wal abu sudus wal baqi in lam yakun asaba, iyo bari kumwe n'ababyeyi bafite abana b'abakobwa gusa, icyo gihe izungura nyina wanyakwigendera atwara 1/6, na se agatwara 1/6 n'ibisigaye. iyo hatari undi ushobora kuba yatwara ibisigaye, ariko yabanje kuzungura 1/6 kingana nk'icya nyina wanyakwigendera, hanyuma akanatwara n'ibisigaye igihe byaba bisigaye. wataratan ta'khudhu nisfu ma ya'khudhu dhakar wa hadha huwa al-aghlab, kenshi na kenshi hari igihe nanone
afata ibingana na kimwe cya kabiri cy'umuhungu. Ahangaha niho dukunda kubisanga ari byo byinshi ugereranyije na kazindi zitandukanye. Ariko nanone bavandimwe b'Abayisilamu, cyo tugomba kumenya nuko falmar'a tunasif arrajul fi 5 ashiya. Umugore atwara kimwe cya kabiri cyangwa ajya mu rugero rwa kimwe cya kabiri ku mugabo, ntabwo ari kuri mirasi gusa, ni ku bintu bigera kuri 5. Ibyo bintu 5 byose mu idini umugore aza ku mwanya wa kimwe cya kabiri cy'umugabo. Icya mbere ni mirasi, ni izungura nyine. Icya kabiri ni shahada. Ntabwo ushobora gusanga umugore cyangwa abagore bari kuburana ngo kuko Imana yavuze ngo abatangabuhamya b'abagore bajya baba 2, nta izo mpaka ntushobora kuzumva, nta nushaka no kubiganiraho, kuko Imana iravuga muri Qur'ani ngo abashahidi bagomba kuba 2. Baramutse batabaye 2, ubwo bagomba kuba umushahidi umwe n'abagore bangahe? N'abagore 2. Imana ikongera muri iyo aya ivuga iti niharamuka hagize umwe wibagirwa muri uwo nguwo, fatudhakirahu ukhra, undi azagire gute? Azamwibutse. Kuri icyo ngicyo nta mpaka zigibwa, nta n'umuntu ujya ubaza ngo kubera iki ahangaha twebwe bavuze niba b'abagabo 2 baraba abagabo 2, ariko niba ari umugabo umwe n'abagore agomba kuba umugabo umwe n'abagore bangahe? N'abagore 2. Ahangaha nta mpaka zijya zigibwa. Ubwo bisobanuye ngo baramutse babaye abagore gusa bagomba kuba 4. Ubushahidi bw'abagabo bakagombye kuba bangahe? Bakagombye kuba 2. Aha nta kibazo gihari. Wakadhalika fil aqiq, kuri aqiq abantu bakora, murabizi ko ababyeyi benshi bakunda gukora aqiq y'abana babo. Nta muntu ujya impaka ngo kubera iki umugabo ihene, umwana w'umuhungu ihene 2, umwana w'umukobwa ihene 1. Nta mpaka zijya zigibwa. Sindumva n'umuntu ajya ahantu akabaza ngo ariko kubera iki ngo ahangaha ngo bavuga ihene 2, ngo ahangaha bakavuga ihene 1, ngo wumve yabigize iki? Yabigize ikibazo. Uramubwira uti intumwa y'Imana Muhammad sallama yaravuze ngo ku mwana w'umukobwa bajye babaga ihene 1, ku mwana w'umuhungu babaga ihene zingahe? Babaga ihene 2. Aho ngaho nta mpaka zigibwa, nta nushaka no kujya impaka. Icyo ngicyo ntacyo kinatwara. Wadiya no ku ndishyi. Indishyi, ziriya ndishyi zitangwa ku byo umuntu aba yakoze mu byaha bigenewe gutanga indishyi. Ahangaha naho umugore atanga kimwe cya kabiri ku ruhande rw'iki? Ku ruhande rw'umugabo. Ahangaha naho nta n'ikibazo. Wal itiq, ndetse no kubohora umucakara cyangwa se kubohora rw'umucakara, cyangwa se ku mucakara niyo bandi bavuga ati niba akoze iki ngiki we araza gutanga ibingana na kimwe cya kabiri cy'umuntu wari ufite iki? Wari ufite ubwigenge. Aho hose nta kibazo gihari. Ariko iyo bigeze kuri mirasi, ahangaha kubera ko haba hajemo imitungo, impaka zitangira kuvuka. Kuki kimwe cya kabiri? Kuki kimwe cya kabiri? Ese ni ukubera iki ubundi idini ya Isilamu, amategeko y'idini ya Isilamu yahaye umugore kuzungura cyangwa umwana w'umukobwa kuzungura bingana na kimwe cya kabiri? Ese Abayisilamu bafata umwanya wo kubitekereza, wo gushaka kumenya impamvu, wo kureba hikma iri muri iki kintu, cyangwa ni ukubyumva gutyo gusa Imana ngo yaravuze ibi, Imana ivuga ibi ngibi? Hari impamvu ziba zihari kandi zirebwa mu buryo bwiza ku muntu ushaka gutekereza no kuzireba. Hikmatu ita ar-rajul min al-mirath akthar min al-mar'a, hikma yo guha umugabo ibirenze ibyo umugore ahabwa mu izungura harimo sababu, harimo impamvu. Asabab iya mbere, anna al-Islam yulzimu ar-rajul bi'ada والواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة. Icyambere nuko idini ya Islam itegeka umugabo kubijyanye n'umutungo no gutanga umutungo, ibyo idategeka nde? Ibyo idategeka umugore. Ndaza kubaha ingero zumvikana. Kalmahar, umugabo ni ugomba gutanga iki? Inkwano. Umugabo ni ugomba gutanga inkwano, kandi inkwano
ziri mu nkingi zigize iki, zigize amasezerano yo kubana rero ya nikahi. Ntabwo wabaho nikahi hatabayeho iki, hatabayeho inkwano. Kandi ugomba kuzitanga muri Islamu ninde? Ni umugabo. Wasakana, no gushakaho umugabo n'umugore bazatura biri mu nshingano y'umugabo. Niyo waba udafite inzu yawe, ariko niwo ugomba gutanga ubukode bw'ahantu umugore wawe n'abana bawe bazagera gute, bazatura. Izo ni inshingano z'umugabo. Wal infaq, ni nawe ugomba kugaburira no gutanga ibikenewe mu rugo rwawe nk'umugabo, mu kurya, mu kunywa, mu kwambara, mu kwivuza. Izo zose ni inshingano zihabwa umugabo mu mategeko y'idini ya Islam. Izo zose ala zawja, yaba ku mugore we, wal aulad, n'abana be. Izo zose ni inshingano z'umugabo kuri abo bantu bombi. Wadiyat, ndetse no kubijyanye n'indishyi cyangwa se biriya byaha abantu bakora bigomba gutangirwa indishyi z'akababaro zihabwa abantu babikorewe. Ibyo ngibyo byose bigomba gutangwa nande? N'umugabo. Kuri iyo nahiya cyangwa kuri urwo ruhande nta muntu ujya impaka. Ikibazo kizaba ikibazo igihe umugabo azakenera guhabwa inkwano n'umugore, ubwo bizaba bihinduye ishusho. Sinzi ko azanagera no mu rugo ngo bashake ko bamwita umugabo, cyangwa kizongera kiba ikibazo igihe umugore azakenera cyangwa umugabo azakenera kumva yuko umugore we ugomba kumutunga, agomba kujya abona ibimutunga biturutse ku mugore we, umugore akamwambika, umugore akamuvuza, umugore akishyurira abana, umugore agakora inshingano nk'izo ngizo zose. Ubwo icyo gihe sinzi niba uzaba ugishaka kwitwa umugabo, cyangwa se batakwisa umugabo, sinzi ko wanaburana icyo gihe, kuko uwamaze gutakaza indangagaciro zo kugira gute, zo kwitwa umugabo. Igihe wakwicara hariya ngo bakutunge bakugaburire, ubwo sinzi niba wavuga uti ndi umugabo mu rugo, cyangwa wajya ubwira abantu ngo kanaka ngo aransuzugura. Haramutse atagusuzuguye yaba ari wawe undi Mwenyezi Mungu yahaye imani gusa. Ariko umugore iyo arimo gukora izo nshingano aba aremerewe cyane, kuko aba yumva ko ibyo ngibyo arimo gukora bitari mu nshingano ze. Ndetse n'ibiganiro agira nuko avunika, kandi avunikira umuntu w'umugabo wirirwa wicaye hariya ntacyo agize gute, ntacyo amaze. Ariko nta mugabo wasanga yicaye mu bandi bagabo bavuga ati ngewe ndavunika nshaka ibitunga urugo, ngaburira umugore yicaye hariya nta kintu arimo gukora. Abandi bagabo banaguseka, n'ubundi zajya ngo bikorwe nawe, kuko n'ubundi ziba ari iki, ziba ari inshingano zawe nk'umugabo. Amma al-mar'a falaysa alayha shay min an-nafaqa, mategeko y'idini ya Islamu umugore nta nshingano afite zo gutunga urugo, la ala nafsiha wala ala auladiha, nta nubwo afite n'inshingano zo kwigaburira ku giti cye. Umugore mategeko y'idini ya Islamu ntafite inshingano zo kwigaburira, kwiyambika. Izo ntabwo ziri mu nshingano ze, cyangwa se kubikorera abana be, ntabwo ari inshingano ze. Izo ni inshingano z'umugabo. Niyo mpamvu umugabo kugira ngo ashake, sharti yo kugira ngo umugabo ashake, nkuko hadithi bitubwira, ni uko azaba afite ibizatunga iki, ibizatunga urugo rwe. Utabifite agirwa inama yo kujya asiba, kugira ngo Mwenyezi Mungu amugabanyirize shawa, kuko udafite ibitunga urugo nta mpamvu yo kujya kugira gute, nta mpamvu yo kujya gushaka. Mu cyo gihe wazarinda kujya muri w'abagabo bazajya bafashwa, cyangwa se ukazagira amahirwe nawe ukazabona baza kugushaka. Wabidhalika, kubera iyo mpamvu, akramaha al-Islam, idini ya Islamu yahaye agaciro umugore, hina taraha anha tilka al-aba, igihe yamuvaniragaho izo nshingano zose, wa alqaha ala rajul, yarangiza izo nshingano zose zigashyirwa ku mutwe w'umugabo. Idini ya Islamu aho ngaho yahaye iki, yahaye agaciro, icyubahiro umugore, imurinda iyo minaniro yose n'iyo mitwaro yose, iyimuvana ku mutwe, iyishyira ku mutwe wande, yishyira ku mutwe w'umugabo. Thumma ataha nisfu ma yakhudhu rajul, Islam irangije iha umugore 1/2 cy'ibyo umugabo yari bugire gute, yari bufate.
imuha kimwe cya kabiri cy'ibyo yahaye umugabo, kandi nta n'inshingano yagize gute, nta n'inshingano yamuhaye. Hano ubwo hano harimo dhulma, hano harimo dhulma bavanywe b'Abayisilamu. Hari dhulma iranga Allah subhanahu wa ta'ala kwambuye inshingano zose. Ntushinzwe kwigaburira we ku giti cyawe, ntushinzwe kwiyambika, ntushinzwe kwivuza. Umugabo ni inshingano ze ko agomba kubikora, agashaka aho utura, akakwambika, akakugaburira, akakwigisha mu gihe biri mu bushobozi bwe, ibyo akanabifatanya nanone no kubikorera n'abana, kuko nazo ni inshingano ze. Akaba yaragukoye, yaragutanzeho inkwano, kuko ntiyagutwara nta nkwano atanze. Ibyo byose ba bantu babiri bahura kuri wa mubyeyi ari abana be, bakabwira umukobwa ngo twara kimwe cya kabiri cy'umuhungu. Ni nko kumubwira ngo twara kimwe cya kabiri cya musaza wawe, wowe ugende uyakoreshe mu nzira zawe bwite ku giti cyawe, cyangwa uyabike. Musaza wawe bakamubwira ati twara ibigize ibya mushiki wawe inshuro ebyiri, ariko ugende ushake aho umugore wawe azatura, ushake aho uzavana ibimutunga, uzamwambike, uzamuvuze, abana mubyara uzabarere, uzabigishe. Zikaba inshingano. Mu gihe umugore wambwira bati genda wicare hariya, umugabo uzaza kugushaka azakugaburira, azagushakira aho gutura, azakwambika, azagukorera buri kintu cyose, kandi yanahawe na kimwe cya kangahe, cya kabiri cy'umutungo. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye yuko famaluha yazdad, umutungo w'umugore uriyongera, kubera ko abafite wa wundi we, kandi n'umugabo afite n'inshingano zo kumukorera iki, zo kumukorera ibisabwa. Wa malu rajul yanqus, naho umutungo w'umugabo ugira gute, uragabanuka. Binafaqatu alayhi wa ala zawjatihi wal awladihi, uragabanuka kubera ko aba muri wa mutungo afite ategetswe kwita ku mugore we, kwita kuri we ku giti cye, no kwita ku mugore we n'abana be. Nuvuga ngo nibwo aba yahaye byinshi, ariko bita bigabanuka kuko bijya muri izo nshingano zo kujya gukora ibyo byose tumaze kuvuga aho ngaho. Fahada huwa al-adl, ubu nibwo butabera. Iyo abantu bashaka kuvuga ngo ubutabera ngo ni kimwe cya kabiri, kimwe cya kabiri, cyangwa se ubutabera ngo ni ukugabana pasu ngo nibingana, ubwo ntabwo ari ubutabera, uko ni ukuringaniza, ariko bidashingiye ku ki, bidashingiye ku butabera. Ubutabera ni uko buri wese ahabwa ibingana n'inshingano yagize gute, n'inshingano yahawe. Ubwo nibwo butabera. Reka tufate ubuzima bwo hanze busanzwe. Igihugu niyo gihaye umuntu inshingano zo kujya ahantu, kugihagararira, umuntu agahaguruka akajya guhagararira u Rwanda hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, undi agahaguruka akajya guhagararira u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukeka ko bari abantu bahabwa bije zingana? Ntabwo mbizi, kuko ntabwo ni mu bazitanga, ariko mukeka ko bahabwa bije zingana. Umwe ari hano hafi, aho ubuzima bushobora kuba budakakaye nk'undi mu gihugu yagize gute, yagiyemo. Inzu yo guturamo yishyurwa ahangaha n'iyishyurwa hariya, mukeka ko zishyurwa ibingana? Zishyurwa ibingana? None se ubwo niba zitishyurwa ibingana, mukeka ko niba bagenewe transport, uriya azagenda mu gihugu gifite amasaha atandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite amasaha atandukanye, zifite ibice hajyamo isaha akaba ari saa 2, hano ari saa 3, hano kubera ubunini bw'iki, ubunini bw'igihugu. Aho hantu uzamuha transport ingana niyo wahaye umuntu uri hano i Burundi, ashobora kuva ku mupaka akagera ku wundi mu masaha 3 yonyine, ntabwo bizaba bingana. Nuramuka ufashe wa wundi washyize hano i Burundi ngo duhagararire, ukamuha ibingana nk'ibyo wahaye uriya uri muri kiriya gihugu, uyu nguyu biraba byabaye israfu, kuko nabo wamuhaye ibirenze iki, ibirenze ibyo yaragize gute, yarakeneye. Nuriya rero hariya numuha ibingana n'ibyo uyu nguyu, uraba umuhaye kujya kubaho nabi, kubera ko ntabwo biri bumwemerere, ntabwo biri bumwemerere kugira gute, kubikoresha ku rwego rumwe rungana nuko abikeneye. Nayo mpamvu buri igihugu
nacyo giha umuntu ibingana n'inshingano zagize gute, n'inshingano igihugu cyamuhaye. Inshingano niba bagwaye inshingano bakareba ibyo ugiyemo, bakareba ibyo uzakenera. Ni nayo mpamvu tugiye kuva tukumva abantu bize amashuri agize gute, angana, ariko bahabwa akazi kagize gute, gatandukanye, bagahabwa ibigize gute, bagahabwa ibitandukanye. Kuko ushingiye ku mashuri, niba ufashe ministre akaba afite lisansi cyangwa masters cyangwa doctora, wakagombye kwihana wa wundi uri gukora hariya muri kiriya cyumba cya MTN, kuko nawe lisansi arayifite. Ariko ntabwo baha ibingana, kuko utabaha inshingano zigize gute, inshingano zingana. Niba rero ku bantu ubwacu tubona ko ntacyo bitwaye, ni gute kuri Allah subhanahu wa ta'ala twabona ko byahindutse iki, byahindutse ikibazo? Kandi Allah subhanahu wa ta'ala atanze inshingano, yaranze akanatanga n'ibingana n'ibyo ugiye kuzaheka iki, kuzaheka ziriya nshingano. Nanone ubu nibwo butabera buvugwa aha ngaha, wal insaf baina al jinsayn wa ma rabbuka bidhalam lil abid wallahu alimun hakim. Ubu nibwo buryo bwo kuringaniza izi ibice byombi hagati y'umugabo n'umugore. Kandi nanone bavandimwe b'Abayisilamu, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ahuguza ibiremwa bye. Buriya kutanyurwa n'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala ufite ikibazo kiremereye, kubera ko ushaka kugaragaza ko Allah yahuguje. Allah yavuze ngo fata kimwe cya kabiri, ngo iyo aya muyigize hariya ngewe ibi ngibi ntabwo mbyemera. Ushaka kugaragaza ko Allah yagize gute, yahuguje. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala alimun hakim, Allah afite ubumenyi bwa buri kintu cyose. قال الله تعالى إيمان رفض من القرآن النغاتيفو تغانا كمسوزو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. برنا هندي ما ميتم مغاو الله سبحانه وتعالى مجيرو ميوزي kuko Imana iravuga ngo الرجال قوامون على النساء, abagabo bahagarariye iki, abagore, bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd, muri bya bindi Imana yabatandukanyijeho hagati yabo mu miterere yabo no mu miremere yabo. Wa bima anfaqu min amwalihim, nibyo batanga mu mitungo yabo. Wose uzaka umuntu umugaburire, umwambike, umuvuze, nanzaza akuyobore, kandi urimo gukora buri kintu cyose. No mu bwenge ntabwo biza, no mu bwenge ntabwo biza. Ni gute ngewe nzakora inshingano zose, wowe ukagiza gusa kumpa amategeko n'amabwiriza yo kugenderaho, kandi ntacyo ugira gute, ntacyo uba watanze. Ni nayo mpamvu bavandimwe b'Abayisilamu, ni nayo mpamvu bigorana. Burya umugabo muri kamere ye ari ukuntu yiyumvamo ko Imana yamugize umuyobozi, kandi ibyo ni ukuri. Ariko iyo umugabo ataye za nshingano zigasigara mu maboko y'umugore, buriya kuvuga ngo rikawamubona ni wowe umuhagarariye, burya biragorana cyane kumwumvisha ko ari wowe ugize gute, ari wowe umuhagarariye, kandi ntacyo providinga ngo kize kigere mu rugo. Kuzakumva bizagera gute, bizagorana cyane. Ntuzamubaza ngo kuki watashye nijoro, azakubwira ati nene giye kuguhahira, agira ngo ntahe kareso ry'iki cyangwa se wambariye. Ntabwo uzasigarana za nshingano zo kugira gute, zo gushaka kwiyita umuyobozi n'ibindi bitandukanye. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ngo inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ategeka ko habaho ukuri, ubwo ni bwa butabera no kugira neza. Wa ita'i dhil qurba, kandi wa ita'i dhil qurba wa naha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum bil 'adl, abategeka ko mugomba kugira ubutabera. Ntabwo ategeka kuringaniza, ni ubutabera. Ubutabera tuvuga aha ntabwo rwo gufata umwana ugiye kwiga mu wa mbere wa segonderi ngo umugurire amakaye nk'ay'umwana wo mu wa mbere primaire, ngo kuko bose ngo ari abana bawe. Ubwo ntabwo ari ubutabera, uko ni ukuringaniza. Ubutabera ni uko ugomba kumenya yuko uyu ugiye muri segonderi ari bukenera amakaye 20 bitewe n'amasomo agiye kugera gute, agiye kwiga. Uri bugure ibintu bitandukanye, uragura inkweto za siporo, amasogisi bategetse n'ibindi, ugura ivarizi, kandi bombi n'abana bawe bose wabyaye.
hanyuma uyu nguyu umugurira amakaye 2 cyangwa 3 ko yagize gute, kuko niyo akeneye. Ubwo nibwo butabera. Naho kuringaniza, ushatse kuringaniza ibintu byose byagira gute, byakwangirika. Wabillahi tawfiq. Haramutse hari ikibazo kimwe cyangwa se 2 kwa byakira tukabona kugana ku musozo inshallah. Ntabwo harimo ikhtilafu. Umubyeyi akunda abana be, buriya urukundo ntabwo ari ikintu kiri mu by'umuntu yiha, ariko kuringaniza n'ubutabera biri mu bushobozi bw'iki, biri mu bushobozi bw'abantu. Sinzi niba ngo nsobanukire icyo nshaka kuvuga. Rasul sallallahu baramubajije ngo mu bantu ukundane, aravuga ngo nkunda Aisha. Siko atarafite iki, atarafite abandi bagore bandi, ariko Rasul sallallahu iyo yajyaga kugabanya abagore be yafataga ibintu akabishyira imbere y'amaso ye, akavuga ngo Mana yagasani, ndabona ibi bintu bingana, niba hari aho bitangana ntabwo nabikoze nagize gute, nagambiriye, byaba ari ukwibeshya kw'ikiremwa muntu. Urukundo, umuntu akunda umuntu kubera impamvu. N'umubyeyi akunda umwana cyangwa se abana, ushobora gutandukanya urukundo rwawe kuri undi mwana wundi bitewe n'imyitwarire y'uriya mwana kuri wowe. Ntabwo ndavuga ku bijyanye n'umutungo no kubaha nonaha, ariko iyo ugiye kugabanya abana bawe, ntabwo ushingira ku butoni bw'umwana cyangwa ku rukundo ugira gute, ukunda umwana. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad, umugabo yaje amubwira ati umwana wanjye namuhaye ibi ngibi, aramubaza ngo n'abandi bose se wabahaye bingana? Aramubwira ngo hoya, aramubwira ngo subirayo ngo ubimwake, cyangwa se n'abandi ubahe bingana nk'ibyo wagize gute, nk'ibyo wamuhaye. Kubera ko ngaho ho hageze ubwo kugira gute, kuringaniza. Niyo mpamvu iyo umubyeyi agiye gutanga impano ku bana, aha abana impano zingana zishingiye ku izungura ryabo. Ntabwo wafata umwana ngo uvuge uti kuko uyu nguyu umukunda ndamuha ibi, ejo nagaruka muha ibi, ejo nagaruka muha ibi, bariya kuko bitameze gutya nta kintu nzagira gute, nta kintu nzaba. Islam ntabwo ibyemera. Ariko urukundo wowe rukurimo muri wowe, ntabwo ari wowe waragize gute, ntabwo ari ikintu wowe washatse kuvuga ngo reka iki ngiki nzagisumbishe iki ngiki. Oya, ntabwo ari ibintu biri muri control yawe, ntabwo ari ibintu wowe wabasha kugira gute, aya marangamutima ntabwo wayabasha kuyajira wowe ku giti cyawe. Niyo mpamvu buriya niba ufite abagore 2 cyangwa 3 muri Islam, ntabwo utegetswe, ndagira ngo byumvikane neza, ntabwo utegetswe kubakunda kimwe, kuko ibyo ntabwo wagira gute, ntabwo wabishobora, ariko utegetswe kubaringaniza. Sinima ngaho bisobanutse, utegetswe kubaringaniza. Ntabwo wavuga ngo kuko ingo mukunda cyane nzajya ndaranga icyumweru harangiye n'imparari iminsi 2. Oya, aho ngaho wabatangiye gutana. Ariko kuba wagira ukunda kuruta ukundi umukunda, ntabwo ibintu 2 burya wabivuga ngo bikunde kimwe, ntabwo bishoboka. Ayo marangamutima ntabwo Imana yaduhaye. Ntabwo rero ibyo ngibyo biri muri control umuntu yabasha gukontorora, ariko ibiri mu bushobozi bwawe bijyanye no kubaringaniza, aho nta mahitamo ageze gute, nta mahitamo ufite. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.